nuko nanjye nagize maso nagutumye kujya kwiba ko nje ntabwo naye nagutumye byaramatakira ngo muri make ntabwo naye nigeze ati nyine reka ndebe ko naketiza birabyura mama naye icumbitseho ndanye barakundanye babanishije none se niyo yaracumbikiye kucumbika no gukundana bihe ntabwo n'umugabo ntabwo nakwizera kuko hashize igihe kinini ntari kumwe n'umugore w'inigeze isezerana nabuze yo kugira ngo nkwakire nk'uwakira ikisi ntabwo uri padiri nta nubwo uri pasiteri ugiye kujya kunyirukana ngende n'umushize kandi uko byagenze urabyibuka unyamagana ku musozi ngo shoje uragira ngo uriya mugore azagomeza ajya aza kuntera isereri hari igihe azaza kuntera isereri ntibizakubabaza ugatuma ashwana nawe nabifashe kuri uriya ngira ngo mbone uko ninjira aho ngaho iwawe nimba rero basize none se mbere yo kwinjira warabyinjiranye cyangwa wabishyize hehe ntabyo wigeze winjirana hano utazanteza iriya habara yawe yareka warabikoze urabona ko bihindutse nukabona ngaho none uragarutse rero ugarutse ngo mu rugo biragucanza uragarutse ihangane niho kigomba kura gasubire zamuka hano mu gitabo ngiki mwana yo mwijuru nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di kazi bakunzi bacu mwese mudukurikirane kuri Keza TV show ntibisanzwe nongeye kubasuzuma ifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi nizere ko mwese mwese aho muherereye hose mu gihugu uyu munsi rero turi kwa mama Vanessa ngira ngo murabyibuka ubushize uko byari byagenze ntago byagenze neza ariko twari tugarutse kugira ngo tubashe kumenya uko byarangiye cyane ko twumva umugabo hari bimwe yemeye mu byo yabanje guhakana mbere bigaragaye ko hari bimwe yemeye rero nyuma ya kira gihe reka mbegere hanyuma tubashe kumenya byose uko byagenze papa Vane kumbo nuri kubwira mama Vanessa ukambije mama Vanessa hano wamereye nabe ngo naragiye ngo mutwara ngo ibintu ngo ngira gute mbara ndabaye ikivumwa ngira ngo sinzi mama Vane ari kugusobanurira ibiki nari kumbwira ndumva byanancanze cyagucanze ntabwo kubyumva ntabwo byumvikana umugore wari wamucumbikiye ubushize yavuye aha ngaha avuga yuko ngo yamwibye kandi ibyo bintu ntabyo naye nabonye ariko umugore uko yikarakashije hano mwarabibonye nanjye nkikerakasa ntibyo bintu ntabyo nabonye ariko ntunguwe no kumva umugabo ambwira ngo koko yarabitwaye ariko mu kubitwara ntabyo nabonye ubwo rero nibyo yari arimo ambwira urumva ko byagenze hatambi gusobanurire uzi ko n'abadukurikiye kuri Keza TV barabyumvishe tubivuga ko navuye mu rugo rukuru kwa mama Vanessa hari ibintu nakuye ibyo bintu rero byabaye ngombwa ko mu gusubirayo mbishakisha byabaye ngombwa ko mu gusubirayo mbishakisha ko nakuneye kumugira mu maso ni umutwe gusa n'amaboko gusa namushiriye ibintu hakuye rero ibyo bintu nta mushobozi nafite bwo kujya kubigura nta mafaranga mfite murabizi narakenye imitungo nafite yose bayimazeho amazu nafite yose barayasenyaguye mbega asigaye hanze muri make meze nka mayibobo cyangwa se utishoboye ntacyo nyifite ntacyo kandi no kugumya kubungabungira muri abagore batandukanye nabyo nabishoboye rero fata umwanzuro w'umugabo ndavuga reka asubire mu rugo rukuru sure kwa mama Vanessa ariko none nza kwibuka kuko navuye kwa mama Vanessa hari akantu ariko subundi hari ikintu naye nagutumye naye nakubwiye ngo naho ugiye gucumbika nyine ngo uveyo ubwiye ngo azaza bizanye ariko none se namubwiye ngo azaza bizanye se naye namubwiye ngo ajye kwibaho yagiye gucumbika none se naye kubizana mbikuye ko n'amafaranga mfite ngo njye kubigura ibyo ngibyo ntabwo ngiye mbizi
ni kubihakana ese kubihakana nabihakanye nyine nase kubihakana uyu nguyu nyagira ngo mbone ukungaruka kugisubira kuri kwa mama Vanessa ko yamwiye ko nyamara ntabwo byari ngombwa kugira ngo uze urinze kwanduranya urinze no guseba mu bantu n'abaturage nese ni kubihakana nagira ngo mbone uko ninjira kwa Vanessa rega mama Vanessa navyo nkwiye ibintu nuko nanjye ngeze nagutumye kujya kwiba koko nje ntabwo naye nagutumye kujya byaramatakira ngo iki muri make ntabwo naye nigeze ati nyine reka ndebe ko naketiza birabyura mama naye icumbitseho no kwitiza bitari byawe bunduba nyine nagira ngo mbone umuntu yitiza bitari ibye uyu nguyu nawe ntabwo nari kumusubiraho nasubije ibintu nakuye wumvaga yuko mbese ubu ngubu uragira ngo bajye bavuga ko ari njye watumye wiba nyamara ntabwo ari njyewe watumye wiba kuko nta kintu naye nagutumye kugaruka mu rugo ntabwo naye nagutumye kujya kunyibira basi yuza kugarura ibyanjye cyangwa ukaza ugasaba imbabazi bikumvikana nanjye barabinyibye ntabwo rero naye nakubwiye ngo ugiye kuzana iby'abandi barabinyibye ngo none ngo ujye ngo bigaragare ko n'ibindi byose uriya mugore yavuze bishobora kuba nabyo harimo ukuri niba yaravuze ko wamutwaye ibikoresho ukabihakana ubu ngubu akaba ari bubyemeye uribuka ko hari n'ibindi bintu yabwiye mama Vanessa ko mwana akundanyeho nyine barakundanye babana inshuti none se niba yaracumbikiye gucumbika no gukundana bihuye gucumbika none se avuga yuko mwabaye inshuti ese ubundi umuntu abaye inshuti n'undi biba bigenda nyine ndakubaza yari umugore wanjye yari umugore wawe wa gatatu ndabakubarire none se yabaye inshuti yawe gute nese ari umugore wanjye ngamumvuyeyo gute nta kuntu uba inshuti n'umugore uba inshuti n'umugore wundi kugira ngo bigende bite uyu muntu yaracumbikiye rero yarangire neza akacumbikira mwese mwanyirukanye mwamahanye nta kuri kuntu ari kubigenza nese kuba yaracumbikiye bivuze ko yari umugore wanjye yari umugore wawe yakubiye ko naryamanye nawe nabibwirwa n'iki oya birano gutera urubwa oya ntabwo ari oya birano gutera urubwa yavugaga ni ukuri oya birano gutera urubwa no yavugaga ni ukuri buriya nubwo uvuga ngo ugiye kugaruka hano byabayeho ngo ugiye kungaruka iruhande nta nubwo nshobora kongera kukwakira tutabanje kujya kwa muganga kwipimisha kongera konyirukana se oya ntabwo nkwirukanye ariko turabanza tujya no kwipimisha turebe ko mwese nabona senze nta soni ashaka ujya kwipimisha akamenya uko uhagaze isuko ibyo nibyo nshaka kwipimisha se ibyo byo kujya kwipimisha ngo mbizanye gute ngo mbizanye nte nese ntabwo ugizeye ntabwo n'umugabo ntabwo nakwizera kuko hashize igihe kinini ntari kumwe nawe rero yo kugira ngo nkwakire nk'uwakira ikisi ntabwo uri padiri nta nubwo uri pasiteri ugiye kujya kunyirukana ugenda n'ubushize kandi uko byagenze urabyibuka unyamagana ku musozi ngo shoshe ngo agenda ngo iki ariko ngo ruyindaya ngo urazobazengurutse none ubizi kuntu wa magambo wambwiye ibyo nkubwira ni ukuri papa bone impamvu arivuze notanye kubana ngo sininjira aha ngaha ngo nakubujije kwinjira njye nigeze nkubuza kwinjira none se ntabwo njyewe nkubwiye yuko njye inyuma si inyuma umuntu abirebera hehe tuzagenda kureba imbere kuko imisozi wirutse ni myinshi hari ikibazo ufite njyewe cyangwa ari ubwoba ufite ntabwo nakwizera yaracumbikiye gusa ntacyo twigeze dukora gora iyo ni imitwe ariko nanabyizera neza ngo bite nuko muzi ariko kuki mwigira abantu b'abanyabwenge mu biterwa reka ntago neza kuba umugore n'umugabo babana mu nzu bivuze yuko bajya mu bibi sawa nyine uri inshuti ntabwo ari ukuguserereza emera yuko ibyo yavuze ari ukuri kandi ntabwo turi impinja nta nubwo ndi n'umwana none se uba ureba ntareba uba ubona ntabona njyewe ntacyo nakoze nawe kandi byumva ntacyo nakoze nawe ibyo ni ibyacu ibintu se kuranya ngo mbone uko agaruka kwa Vanessa yitwaga nuka aciraga ngo nagashaka ko warabinyeretse se ngaha ngo namukarenga ibintu bye winjira se warabizanye basi urabinyereka ese wambwiye ko ibyo bintu wabizanye ubu ngubu si bwo umbwiye ngo ibiki n'ibiki ubundi se birahagana wabishyize hagana sayibona ariko ngaho nyumvira pe nzabibona ryari
uragira ngo uriya mugore azagomeza ajya aza kuntera isereri hari igihe azaza kuntera isereri ntibizakubabaza ugatuma ashwana nawe nabifashe kuri uriya ngira ngo mbone uko ninjira aha ngaha iwawe nimba rero bashyize none se mbere yo kwinjira warabyinjiranye cyangwa wabishyize hehe ntabyo wigeze winjirana hano utazanteza iriya habara yawe utazanteza uriya mugore wawe akaza kuntukana none utazanteza ibibazo akagaruka kuntukira hano uzambabarire umusubize ibintu bye nta bintu ushakamo aho ncumbitse erega ndacumbitse nta nubwo nkodesha ndacumbitse nanjye sindabona uburyo bwo kuryama neza nuncumbikiye urumva inde uyu nguyu se ya hariya uriya nabifashe nabifashe ahantu kugira ngo nze mbanze ruvume mu meko avane amajya mu Vanessa ko akonze kari umugore mukuru kandi wihangana nta imbabazi cyangwa se akananyihangana akanabyihanganira ko ngaho ndebera iminsi ishize urebe iminsi ishize yigeze azarambwira ati ibyo bintu koko nabiteruye nabizanye kandi usigaranye imico mibi se bigute wigeze ubimbwira uwo munsi cyangwa bukeye bwaho wigeze ubimbwira urasetsa wari kuza wenda nyuma y'umunsi umwe ukambwira uko ikibazo kimeze ahubwo nagiye kubona mbona umugore araje n'imizi n'imigara ngo ngo banyibye ngo sheri yakwibase none se ko yasetse ibyo yabonye ntabyo nyine ikibazo nyine wari ufite aho wabishyize rero muri bireke inje ko nabikuye ndakuzi nuko nzabisizo ndakuzi we nimba unyemereye ko nta kibazo nzabishyize nuwumva se kandi yanyemereye nzabisubizayo uzabijyane uzabimusubize ntabyo nkeneye buriya nugaruka mu rugo ukicara mu rugo ukarera abana bawe nabo nubona ukuntu bajya gusembera bajya kureba ubuteleviziyo bw'ahandi uzagira impuhuguri yindi uzayikurahe uzayikurahe ku kibazo cyabaye ikibazo ubwo nacenye nkabameze gutya uzayikurahe ubwo nacenye nkabameze gutya nabi ariko ngo kumugabo gwese ko bigenda arigenzo ngazira umutwe Imana ikangira neza giheki iraso igihe Imana izabishakira nese gukira singo gupfa yewe nese gukira bivuze ko nimba ukenye utakongera ngo uzamuke ibi byose ariko namye mbikubwiye ibi byose narabikubwiye papa Vane ibi byose nagiye mbikubwira inshuro nyinshi n'abakunzi bacu narabikubwiye nabo banafasha rwose mwongera nganazamuka bagufasha anadufasha ngaho nibagira icyo bakora nubwo ntacyo babafashije bago bakanuka bakagira gute ariko harimo abantu bose ntago ari babiri erega nabo barakugaye nabo bagenda bakugaye ariko abantu b'umutima baracyahari abanyamutima baracyahari kandi abantu ukumva yuko gahunda yawe ari ukugenda ugashumuka ukagenda abantu bose ariko babaye abagome hari abantu beza bariho ndabizi kandi n'abagifite umutima wo gutabara ndabizi ko bahari ahubwo rata watwumva ari umujyaneza afite umutima wo gutabara yafasha bize nkareba ko nangira kugira ngashinga umutwe narakona kugira kuba nk'abantu nk'abandi nibagira icyo bakora rero kuko tumeze nabi 71 cyangwa se wumva rimo igihugu gifaransa 0783 kuko iyo ureba ducumbitse mu mahantu ntago nakongera nkazura umutwe bize nkareba kuntu basi nabana n'umukozi ubwo ibintu byanjye byose barabinyambuye amazanye bose barayashenye ubu nyine ndi gutya ndi umukene nabaye rubebe ariko nyine ndashima Imana kwa nyihumeka kandi umuntu agihumeka ibintu byose birashoboka n'abakunzi bacu dukukenda bizi ko mutari abana babi muzanabara muzafasha reko nakongera gushinga umutwe kandi inzi neza ko ufatanyije n'abakunzi badukurikira bacu ba Keza TV muzafasha kandi muzongera shinga umutwe ndeko nakongera ngasura kugira n'ifite ibi byose ni ibibazo akibazo byiki ni ibibazo kandi ni wowe wabikuruye ni wowe wabikuruye ndakumva rata ko impamvu nazira comment bazandika bazi ko ukunda abagore yego ako nabiretse by'abagore ngo nabyihoreye nagatse ku mugore mukuru mbese nyine bazi ko ukunda abagore ku kintu kirekeye n'ijipo uri mubi cyane rero impamvu banavuga kuriya ni uko babona nta guhinduka ugira niba ari umwanzuro ukawufata niba ari ikibazo ukakimara nk'umuntu w'umugabo nabiretse nagatse ku mugore mukuru wenda wumvishije amagambo azambwira wenda hari wabona agiye guhinduka menya amaze kubona yuko isi igiye kumwota imwose nako si no kuvuga ngo ugiye kumwota awubwira kose
wenda hari nibwo ugiye guca bugufi kuko ubonye ibyo wirutsemo byose nta kintu bimaze yara- ahubwo ni imyaka wagiye kuraruza gusa nta n'ikindi Papa Vanessa mbere afite amafaranga rero hari umuntu ugira amafaranga akabona nta bundi buryo bwo kuyarya atinejeje mu bagore ni kuby'ubuzima rigura no kuby'ubuzima ariko kera araburiye rero uraburiye ubundi mushinja nawe nabo nabaje uriya ni umubare uko yaracumbikiye ubuzima uraburiye nyine oya uriya ni umubare uko yaracumbikiye urahitinze yacumbikiye mwanyirukanye murabizi urahitinze ngo ngende naje wawe ku magambo ambwira yaje babarira umusozi tunyamagana ngo urakahanyujije 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 karahanyuze mama Vani mu bukene mugize mu bibazo mubise biza bigakomba aho gutya by'ubukene yewe ubundi urebye neza byatewe n'iki byatewe n'uyu mugabo uyu mugabo yagize ati guteze iyo ataza Nje yamugara ubukene iyo ataza kwirukanka ngo njye mubwira ye kunyumva byose nabitewe nawe sinago nabitewe nawe buri munsi mubwire ubugira ngo nkore iki byose ntabwo ni nabitewe wowe nawe wabizanye byose nabitewe nawe sawa iyo cija kuba warafashe uko agomba kuwufata ntabwo byose biba byaranabaye batangaga ariko nawe aha abantu bakiza akigira mwiza nabizi uriya se nyine ariko ke wemera yuko hari n'igihe tange neza turaragaruka wemera yuko hari n'igihe wabikora bikaba imfabusa nese warabikoze basi Ubundi niba bibipfa bavuga ngo busa ipusi yabaye inturo ngo ntibikigize gute oya reka guceceka oya guceceka jya ureka nyice yose warabikoze n'imigani jya ureka basi ubona ko bihindutse nuko bakubona ngaho noneho uragarutse rero ugarutse ngo mu rugo biragucanze uragarutse reka turebe ko noneho bizakunda wowe nawe ubwawe urabizi kandi uraniyizi nawe yewe Vanessa nawe izo kayo ushaka uzazimuganiriza wenda hari ubwo ubukene bwabaye ubukene bigiye koroha nagiye kwa Afrika navuye kuri wowe niwongera kongera Navuye kuri we byagenze gute? imana niyongera kukuzamura uzongera undebe nk'igicucu ariko ubu ngubu uraje utuze urabona nk'igicucu sha cyangwa ni turabaza wowe uzandeba nka cyawogo Sawa. uburyo wendishyi yawe ijoro ryose oya yaba yibagirwa ko Papa Vanessa ari mu bantu umwaka ushize usigiye ibintu byinshi kandi bitari Shamana byiza mwaka umva bira ibyiza se buriya ni ibihe ibyiza ni nk'ibiki yaryaga isi yaryaga isi kenjeho ngubo Yarayiriye. narabonabonye byabaye Imana igihe sinzi gitoya ariko karahanyuze ariko Wari Imana isi. yongera gufasha ikangara basi aho gace nkangira nkamara kuzuye umutwe cyangwa ndongeye mbaye nk'abandi icyo nzakora ni ngiye cyeze byoroshye noneho ukuyeyo ubwenge ukuyemo ubwenge hari icyo nzakora kizagaragarira n'abafana bacu badukurikiye banza ushakire aho Kandi abana banjye kitari kibi baryame cyiza. mve mu icumbi ncumbitsemo banza ushakire aho abana banjye baryame ubundi nurangiza kuhashaka n'ibindi byose bizaza none se ngume mu icumbi nawe ugume mu icumbi Vanessa niyo mugore wageragezaga ugume hose pe ariko nawe yaje nyuma guhinduka amera nk'intare Ego. ibintu wamukorera none wabonaga burya ntagomba Ariko wibuka- guhinduka nza mvuye kwa Afrika ngize mu mugarutse ko uyu nguyu wenda ngo nugiye kunyakira nabaga basi yenda nishimye yaturutse se buriya mbese Yewe, wabonaga ngomba yaranyishe. kwishima nkajya nza nkagukomera mu mashyi papa Vanessa wanjye yigo nta n'isoni mashi sinkubwiye ngo wari kunkomera amashyi Nari ariko gukora byibuze iki? ukama icyubahiro nk'umugabo mu rugo Ubuze udahari uko dutura, ubuze uko dutura. waragiye ubwo se naguha icyubahiro mu buhe buryo kunyamagana ku musozi ngo shitete ngo nugaruka ngaha Yego, ngo urabikoze wagarutse ahubwo ugarukanye ingamba ki mumbarize nyuma y'ibyabaye mumbarize nk'umugabo n'ibyakuba byose urabizi Mumbarize. ingo zawe urazizi, shake ni birebire ibibazo ufite urabizi ahubwo ugarukanye ingamba ki birebire abantu ibyo mbonye muri abo bagore rwose baranyahagije ariko bunafashe umwanzuro wo kwicara hamwe ariko wemeye yuko burya Ngomba indaya kugaruka zitera umugore umwaku wanjye mukuru w'isezerano nkaza mwicara mu bana banjye tukabarera tugashakira hamwe tukarera abana bacu wemeye yuko ariko iyo ugiye nyine ku gasozi ukurayo imyaku oya n'imiti niko bigenda urabibonye wese umugabo wese ugiye hanze ibintu byanjye byose Urabibonye. birashize imitungo yacu yose Eh, irashize subira mu mazu yawe subira mu mazu mva inyuma Amazu ariko yose ubundi twari ugenda aho dufite nkande abasigaye kujya ugenda barashize. none None do birangiye. byose bigiye hasi birangiye ndi usigaye gusaba ncumbitse usigaye utangiye gusaba uwo wimye iyi niyo nyungu se cyangwa ni igihombo yamaze umwangaga kujya ubu mvike arimo arakubyinira ku mutwe ubaho ari gukoma yombi uko bigenda ariko iteka nimwivuga nyine nimwivuga ariko ibi byose ni nawe ibi byose ni ngo wowe mama Vanessa ngo nta imvura itanyagira ngo nta imvura itagira gute sibyo byibise
ariko ibi byose ni ibyo wowe yashaka ariko ntukambwire ngo ni njyewe uri wowe nyirabayazana nyine oya wisubira inyuma se nyirabayazana gute ntabwo ngenda nyirabayazana bavane wabisobanura none se ninjye wakubwiye ngo Amavunisa shingo nawe shogoshera uretse kubicisha inyuma y'amatwi nawe arabizi sawa uko byatangiye uko twari tubanye Oya. uko wafataga nawe urakuzi sibyo mbabarira gutuma njya mbabarira kurorongotana nkajya ku musozi nkajya kurinda ngaho byibura subira inyuma kano kajene none ngaba ngeze ubwo ngenda kwiyambaza abafana bacu ngo bafashe bagire bati nubwo nakagombye kuba ndi kubasaba n'ibintu Nibagira byose icyo bakora rero. Baba nibagira icyo bakora, imitungo nayo ifite kuko amazu nayo birakomeye. ifite ukaba ureba ngeze ubwo niyambaza abafana bacu ngo nibafashe nibagira icyo bakora birakomeye ndabizi badutera abantu inkunga bagifite umutima wo gufasha badutera inkunga we kuko birakaze abafite umutima wo kutabara no gufasha ndabizi ko bagena abantu bose ariko banduye imitima sibyo kandi barabona izi nduru twirwamo izi nduru zindi ku mutwe sibyo hirya jugujugu hirya rururu ngona jenga uba wabibonye se nawe uba uri bose kubibona ndakeka bose abadukurikira pe babasha kubibona rero rwose nibagutera inkunga rero turebe ko twakongera tukiyubaka kuko birakaze mwegura agatwe sibyo birakaze nanjye unafashe umwanzuro wo kutazongera kwirwa nurongera wo kwirwa njya kuwirwa nirukanka n'ubundi na mbere na kare iyo nguyu ni uko yari wamahanaga ubundi uyu nguyu ni umugore rero ikintu cy'inege ni iki cyo kuvuga ngo namaga ngo nkuhahana ese naguhahanaga nkohereza he rega mama Vanessa naguhahanaga mushyira he nk'abana buriya mugabo ko mudutwaye niko tugenda kada ntabwo yuza ku micubahiro yuza ku micubahiro mu rugo nk'umugabo sibyo ubwo n'ubundi uzahora ugenda ubwo niba ari uko mumeze nk'abana n'ubundi ubwo uzahora wiruka nk'abana n'ibiterwa bizaterwa ariko nawe nabwo biterwa nawe kuko wanwaye niko nanjye ngutwara sibyo wowe uko ufashe ariko ndagufata akaboko nkagusohora ngo ugendere kuba uvuga ngo ni ngewe ngo ubitera biterane twese ko turi abantu bakuru oya ibyo ngibyo tubyihorere wabana n'umuntu mutavugana neza ibyo tubireke munyohagurana mutukana nta mwuka mwiza ibyo tubyihorere wagira amahoro ibyo tubyihorere ikintu kirimo ikibazo icyo mwapfuye murakira intandaro ya byose murayizi aho yaturutse mwirinde ibyo bintu byose muzi byatewe